umunyabwenge atabaze Imana, umunyabwenge yereke Imana ibikomeye, umunyabwenge yegere Imana imuhishurire ibiruhije byenda kubaho, umunyabwenge yegere Imana ayinginge kugira ngo na bya bizaza afite ahagaze. Umunyabwenge asaba ubwihisha iminsi ya none, umunyabwenge nashaka amavuta bikiri gushoboka, umunyabwenge nashaka Imana bikiri gushoboka ko igira gute ibonwa, kuko hari igihe kizabaho kwishaka ntibize kugira gute gushoboka, guterana gutya ntibishoboke, kuvuga gukomera kwayo ntibishoboke, ahubwo umuntu agasigara ari gutungwa n'amavuta yagize gute yishakiye. Ndimo ndi kubona umuntu urangije imyaka 5 aryamye ari ku gisasiro cy'uburwayi. Yesu umwami w'amahoro, hari icyo wamukorera. Uri mu majyaruguru, uwo muntu amaze iminsi amarira igihe kinini, ariko ndi kumva ijwi rimbwira ngo Imana irururutse, Imana iraje. Kugira ngo iminsi ya none zibe maso, zigere gusenga cyane, zigere kubana n'Imana cyane, zigire ibihe byo kubana n'Imana, zinginge Imana kuko iminsi iriho ari iminsi igoye, ari iminsi uruhije, ari iminsi abantu benshi bagiye gucika intege, ariko abo Reka mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana, mbifurize umugisha w'Imana mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Reka mvuge ngo umugisha w'Imana rero nubaye namwe kandi ineza y'Imana ibasesekaho ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye mugiye muhereremo mu ntara zitandukanye. Mwese tubakundira uburyo mukurikira ibiganiro byacu. Ikindi rero reka tujye tubasaba kujya mu bisangize n'abandi. Turifuza yuko ubutumwa bwa Yesu Kristo bwamamara bukagera ku isi hose, bose bakamenya ukuri, kandi ukuri ni Yesu, ukuri ni ijambo ry'Imana. Ngize umugisha rero ndi kumwe n'abakozi b'Imana, nibo tugiye kubana muri kano kanya. N'ubwa mbere ko ntabwo ari ubwa nyuma, uko Imana izajya ibashoboza uko n'abakozi b'Imana. Reka tubasuze mu izina rya Yesu. Turabasuhuje. Ni amahoro. Twishimiye kubana namwe. Natwe nuko. Reka mbasabe rero musuhuze abaduteze amatwi munabibwira. Yego, dusuhuje inshuti z'umusaraba, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikomeze kubarindira aho bari hose. Nitwa Uzabakiriho Fraterne, ikaba yaranyongereyeho irindi zina ry'igisingizo rya Shabatatu, ariko iyo ndi mu mwanya wo kubana nayo ayo yose aba yahindutse. Izina ryanjye akaba ari Eliya. Imana iduhana umugisha. Amen. Akaba ndi umugabo ufite abana 5. Yego, iwacu akaba ari Rusizi. Akaba naraje muri no minsi, nkaba narindi Kigali mu buryo bwo gushakaho imibereho, ariko byagahe gatoya, ubundi ngasubira Rusizi. Imana ikomeze bane natwe. Amen. Reka duse n'umushiki wacu asuhuze abaduteze amatwi. Murakoze. Nanjye amazina ni Uwase Antoinette, abanzi ku izina byo gusenga nitwa Rukundo. Ndi umumama w'abana 7, umugabo umwe, ntuyahara mu Busanza. Imana ibahe umugisha. Amen. Imana mwese ibahe umugisha. Inshuti bavanywe muduteze amatwi, aba nibo tugiye kuganira nabo muri kano kanya, kandi umwuka wera arabyemeye n'Imana barabyemera. Reka mbase kugira ngo mubane natwe dutangirane dusozanye, muri buze guhabwa umugisha wumvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo.
reka musabe Eliya adusengera Imana dutangire. turakubashye Mana nyiribihe, tugushimiye ko uri umukunzi mwiza, tugushimiye uburyo ki ukunda abawe waremesheje ukuboko kwawe, tugushimiye ko wemeye ko uyu mwanya tuba turi kuvuga ugukomera kwawe, tugushimiye ko wemeye ko tuba turi kuri kamera aka kanya. Umurariko ahari ntabwo waruje utunguranye, ahubwo nuko wari uzi ko uyu munsi iyi tariki n'ino saha ariko bigomba kuba wamaze kubyanzura. Yego sawa. Twebwe rero ibyo twigambira turi abana b'abantu ntabwo ari byo wowe ugambira, ahubwo wowe ugambira kandi ukanatekereza ibirengeje kwebwe ibyo dutekereza. None rero aka kanya cecekesheje amajwi yose atavuga gukomera kwawe, nshyashya imyuka mibi yose mu izina rya Yesu Kristo. Reka turarike mwuka wera abari wazabane natwe muri aka gahe gatoya, uze wikorere izi mpande zose uzuzenguruke, umucyo wawe ari wuganza, umwijima utugendere kure. Ndagushimira wowe munyembaraga we ko wavuze ko aho babiri batatu bateraniye uzaba uri kumwe nabo. Natwe aka kanya ntabwo dushidikanya ko turi kumwe nawe, uri hagati muri twebwe. Wowe abari wowe wiyobora ntaba ari twebwe, abari wowe uvuga tube impanda, wowe wirangururire. Ndasabye rero ukomeze ubane natwe kandi ukomeze udushyigikire mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amen. Ni karibu umwuka bayobora kugenda kongo. Reka tubanze twinjire mu mwanya wo kugira ngo tubanze turirimbe umuririmbyi njya nkunda cyane. Ndamukunda kuko iyo mutekerejeho ndeba urukundo Imana yankunze nkibaza icyo ndi cyo cyangwa urwikunda bayo, nkumva ari ibintu birenze. Niyo mpamvu yo nicaye numva nyine ngomba guhora ndirimba uwo muririmbyi. Reka tumuririmbe. Niboneye urukundo rw'umukiza, urwo rukundo nirwo runezeza, afite izina ry'uwo wankunze, n'Imana Data n'umwana we Yesu. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Yenda imbere yawe ndi umwana muto, icyo nkwiriye no gufashwa rwose mu bintu byose, mu kubaho kwanjye mu gihe ngeragezwa muri iyi si. Komeza Mwami singende njyenyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Komeza Mwami singende njyenyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Komeza Mwami singende njyenyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Iyo ngusabye Yesu kuzi wanjye, ugomba nshaka ko wamara ubwoba. Muri munyabyaha umfata unkomeze, kuko nifika gukora ibyiza. Singikora ibyo byaga binezeza, ubu nkora ibyo nikoresha. Singikora ibyo byaga binezeza, ubu nkora ibyo nikoresha. Imana nishimwe cyane, byaga binezeza, ubu nkora ibyo nikoresha. Niboneye urukundo rw'umukiza, ari we wancunguje amaraso ye. Ayo maraso sayo mu bitungwa,
n'amaraso y'umwami Yesu Kristo yarukiranuka mu bisi bose ageza aho atanga ubugingo bwe yarukiranuka mu bisi bose ageza aho atanga ubugingo bwe yarukiranuka mu bisi bose ageza aho atanga ubugingo bwe yarukiranuka mu bisi bose. Yesu wagize neza, Imana nishimwe, barakiranutse ageza aho atanga ubugingo bwe. Murabo nanjye ndimo bisi bose ageza aho atanga ubugingo bwe. Haleluya. Imana nishimwe, himbazwe. niboneye urukundo rwayo. Amen. Ntabwo ari urukundo nabwirijwe n'abana b'abantu, ntabwo ari urukundo nagiye kureba hirya no hino, ahubwo ni urukundo niboneye kurwo bwatumye inkunda. Iraza iramfata iransayura iramenya. Haleluya. Nabonye urukundo rwayo ubwo mama na data batubyaye turi 11 tugasigara turi abana batatu. Suko bari batwishimiye, suko twabayeho mu munezero. Warakoze. Imana nishimwe. Turabyibutse papa. Irareba nyine ireba ko muri iki gihe twakagombye kuba turi kuvuga ugukomera kwayo. Ntabwo ari ibitambo twatanze, si nuko tutahizwe, ahubwo kubera urukundo rwayo yari dufitiye byatumye ikomeza kuturinda, byatumye ikomeza kuduhagararira, bitumye ikomeza kutwitaba turi iminsi ya none. Haleluya. Iyo nibutse urukundo rwayo ndeba uburyo nirirwaga mu makabare, hirwa nkubitana amacupa, hirwa ndi kwirenza amayoga. Haleluya. Ikamfata ikansayura ikankura aho ngaho, ikamenyesha urukundo rwayo, bigatuma nanjye iminsi ya none ndi kwitwa umwana wayo. Haleluya. Ndibuka mu gihe ababyeyi banjye bari bamaze kwakira agakiza, kaza nkabagerageza, kazana amacupa y'inzagwa, kazana za prudence kugira ngo mbananize mu bwonko, kugira ngo mbereke ko Imana ndi gukorera ariyo nyembaraga. Kubera ubuyobe narindimo. Warakoze Kristo. Uri Imana. Wankuye kure, unkura kure cyane, umaze kunkura kure uramenya, umenya uwo ndiwe iminsi ya none. Unkura mu mwijima ukomeye, none uri kumurikisha umucyo wawe. Imana nishimwe. Shimye Imana cyane uburyo nicaraga nkibaza ati ese ngewe nzaba umupapa ryari, ese ngewe nzitwa papa runaka ryari. Ariko Imana ijya kubikora, ibikora muri 2003, ibikora neza 2004, bisoza neza. Irangije mpereza abana batatu b'impanga umunsi wa mbere ku rubyaro rwa mbere. Shima Imana. Ubwo abantu babyara umwana umwe akarwara bwake, abo batatu ntabwo begeze barwara bwake. Ibampereza ndi mu ikode, babaho neza ntibarwara bwake, kuko Imana iyo yatanze ibifite n'uburyo igomba kunyuzamo inzira ibintu bikemera. Amen. Amina. Shima Imana. Hari abantu bavuga ngo Imana iyo imanutse ikavuga ati nzakugirira neza, bakumva ko ari brage, bakumva ko ari story iri gutera. Ariko Imana nta story igira. Iyo ivuze ngo nzakugirira neza, ikugirira neza. Iyo ivuze ngo nzakugaburira, irakugaburira. Iyo ivuze ngo nzakwambika, irakwambika. Kuko ibyo byose biri mu mugambi wayo. Ntabwo ibiri kubivuga kugira ngo igufate ku maso, ntabwo ibiri kubivuga kugira ngo ibone wicaye imbere yayo, ntabwo ibivuga kugira ngo uvuge gukomera kwayo, ahubwo ivuga ibintu kugira ngo iziyubahishe.
amen. Nkunda kuvuga ngo sinzavuga imana ya Enoki, sinzavuga imana ya Sadraka, ahubwo nzavuga imana nabonesheje amaso yanjye. Amen. Haleluya. Ndibuka umunsi umwe ndi umusore nagiye mu kigeragezo ngitangira kwakira agakiza k'Imana. Imyenda yanjye yose imbeba zijyamo zirayicagagura. Sigarana ipata rimwe nkayimesa nijoro, kongera nkayambara mu gitondo, ipata rimwe yajyamo nk'abantu 10. Ariko igihe kiragera irambwira ati mwana wanjye umunsi wa none nkeneye ko ujya mu batizwa mu mazi menshi ukavuka ubwa kabiri. Ndavuga atari ko we Mana we, njye umusore nkangiye wabayeho neza ngo ndaza njya kuvuka ubwa kabiri nta mwambaro mfite. Ndabyibuka taha Imana itakura umuntu. Narayumviye ndagenda ndabatizwa nambaye iyo pataro, kajya nibaza ati ibi ni ibiki ndimo, ese wakwisubiriraho narindi. Ariko burya reka mbabwire nshuti, Imana we yafashe ukuboko ntibasha kumurekura. Kandi nubwo washaka kwihisha hagana aho ushaka hose, ntaho wakwihisha ukuboko kw'Imana, ijisho ry'Imana. Haleluya. Amen. Imana iramfata irankomeza komeza kuba muri icyo kigeragezo, ariko irangije irambwira ngo zakugirira neza. Ariko nareba hirya no hino nkabona urufatiro ntarwo, nareba hirya no hino nkabona nta muryango mfite mvukamo nakwitabazamo. Haleluya. Ariko kuko Imana yicaga ikambwira ngo tumbira gusaba ari njye utumbira, ati ibyo swa atagukoreye, ibyo umuryango wawe utabasha kugukorera, iby'imbaraga zawe zitagukorera, ati njye nzabikora. Kabona ni brage. Igihe kirageze mfata umwanya wo gusenga Imana, ariko ndebye ubuzima ndimo mbona ari ibintu biyoberanye, ariko nkomeza kubana n'Imana. Mfite ibyifuzo bibiri, mfite icyifuzo cyo kunyubakira urugo no kubakirwa inzu. Yesu nashimye. Nari ngeze mu myaka 28 nkibaza uburyo abandi bari hasi yanjye bamaze kubona abana bafite abagore, ngiye nkibaza inzira bizanyuramo. Ariko Imana rimwe twihereranya nyigiraho umugisha, irambwira ati mwana wanjye kuko umunsi wa none wangireho umugisha, mbwira ari ukukubakira no kukohereza umugore icyo wifuza kimwe muri ibyo ngibyo. Ndangije ndavuga ati rero Mana, ndashaka mu bintu byose kimpangayikishije kwitaho birananiye, ndashaka umugore. Imana irangije irambwira ati ariko banza wongere witekerezeho, ese urashaka umugore cyangwa mbanze nkubakire? Ndayibwira ati rero kuko mbizi neza ko kumpereza umugore, uzi ko nta mutunga mu cyari kinyoni, inzi ko umugore umuntu amugira akamugira mu nzu nyine bikemera. Amen. Haleluya. Ndangije ndayibwira ati rero ngiye icyo nshaka ni umugore, ibindi uzabikora. Ati nimba ari ibyo ngibyo fata amasengesho y'iminsi 3 senge. Ndasenga, irangije irambwira ati tangira igikorwa cy'iki cy'ubukwe. Ntafite n'igiceri cy'ijana, ntafite epfo no haruguru. Irambwira ati noneho genda iki gihe ubwira so ubukwe ko ejo uzagira ngo tuzaza gufata amarembo. Nta n'ijana nabonaga ari ibintu bikomeye. Nareba urwo rugo ngiye kujyamo nkabona nta hantu ndi bubihere mbabwira ko nta n'amafaranga afite. Ariko kuko Imana iyo yakubwiye ngo ngenda vuze kandi genda nzakubanziriza, nyine iragenda ibintu byose ikabikora, igahindura ubwenge bw'abantu igaterekamo ubwenge bwayo, ibintu byose bikagira ute bikagenda neza. Haleluya. Naragiye mbona inkoreye ibitangaza, inkorera ubukwe nta n'igiceri cy'ijana nari mfite, ibintu biremera. Irangije mpereza urubyaro biremera, ndangije mbona ibintu bitangiye kwemera. Ariko nsubiye inyuma naricaye maze kugira urugo, haciye nk'igihe cy'ukwezi kumwe hagati ya 12 ibibazo biravuka hagati yo mu rugo n'umugore. Ati reka ibihanga bibiri ntibigisafuriye imwe. Ubwo ibyo mugende hatanye urumva byarangiye, sigaye nta kintu mfite. Mbona ibibazo birabaye ibibazo.
ariko kuko Imana yavuze ngo abari mu bikari byanjye ntabwo bazicwa n'inzara, abari mu bikari byanjye ntabwo bazakorwa n'isoni. Amen. Ubwo ngiye kubona mbona ibintu bigenje neza, sinzi ubwo rimwe irangije nkubita inusu y'ubugari, nkubita n'indagara. Kera habagaho indagara z'amabuye, sinzi nimba abantu bakunda kuzimenya iminsi ya none. Ubwo nziriyeho njya mu cyumba ndabyina cyane. Imana irangije atumva mwana wanjye ukuvuze ngo none ngo nakugaburiye. Ntabwo nakugaburiye, atabwo guhera umunsi wa none ugiye kujya urya icyo wifuza icyo ari cyo cyose. Kubera uburyo nayitambiye numva mfite umunezero, numva nanezerewe. Irangije irambwira ati hani n'igihe kizagera ukajya wirirwa utanariye kubera kwibaza ngo ndarya iki umunsi wa none. Umunezero ufite bigatuma ntirirwa ntariye. Bikomeye nkabona ko ari ibintu Imana iri kuvuga bidashoboka, ariko nshuti z'umusaraba, abantu babirimo neza iminsi ya none bari kubana n'Imana, ni ukuvuga ngo icyo Imana yavuganye n'abana bayo irabisohora. Ntacyo yavuze itazasohoza n'umunsi n'umwe, kuko iratubwira ngo kugira ngo igirane urubanza n'abana b'abantu, ni twebwe tuzarugirana nayo. Nuko igihe kiragera koko nk'uko yabivuze irabisohoza. Iminsi ya none nambara ipataro nshaka nkava muri imwe njya mu yindi, ndicara nkarya icyo numva ntekereje kurya. N'inkoko sintinya kuyirya y'ibihumbi 15-20, kuko yagize gute yabivuze. Si uko mfite wenda hari icyo mfite runaka, ahubwo nuko mu gihe runaka numvise nifuje ikintu, ndayibwira atari kwavuze ko nzagira gute nzarya. Abantu rero iminsi ya none hari abari kurya izo nkoko bakazigaburira n'imbwa zabo. Kuki nanjye umunsi wa none ntashobora kurya inyama? Kabona ibigenje neza, ikabinyuza mu nzira zitandukanye. Iyo nkoko nkayirya, iyo fi nkayirya, inyama iyo ariyo yose nkarya. Ntacyo nashinja Imana. Niyo mpamvu ndi kubwira abantu iminsi ya none nibategereze bagize gute bihanganye, bareke kwihutisha ubushake bw'Imana. Ko iminsi ya none abantu bari gushaka kwihutisha ubushake bw'Imana, kandi ibyo ngibyo ntabwo ariko bimeze. Umunyamwuka yagiye mu bihimbano by'umwuka, arangije ngo abantu benshi bari kugira gute ngo bararambije. Abandi bagize gute? Abo barambije nibo bari kwirira ku by'Imana, abandi baramaze kugira gute kwigendera. Bakabona ko byatinze bakagira gute bakabivamo. Ariko iminsi ya none nimba ntegereje nihanganye, byanze bikunze ibyavuze nzagira gute uzabibona, nanjye ngire gute mbibone. Ubundi iminsi ya none koko iyo uri mu ruhande rw'Imana ukagira ibihe byo gusenga ntucike intege, byanze bikunze iby'Imana yavuganye nawe igira gute irabisohoza. Inzira nubwo wanyura mu nzira zigoye, nubwo wanyura mu miraba igoye, ariko Imana ikugirira neza. Aka kanya ndashaka kwihanganisha cyangwa gukomeza abantu bari kuba bahangayitse, bari kuvuga ngo bazava mu ikode gute. Iminsi ya none Imana ifite amazu menshi, ifite inzira nyinshi inyuramo, ikabinyuzamo ibintu bikemera. Njyewe naragiye nyuma y'uko imaze kunkorera ubukwe, nsenze Imana irambwira ati ngiye kukubakira inzu, kandi nta n'igiceri cy'amafaranga 100 cyawe kizajyaho. Ndazinza kwicara, maze kwicara niyita umunyabwenge. Ndavuga atari ko Imana yavuze ngo nubura ubwenge nzakureka, ngo kandi nguhaye ubwenge, ngiye nkoresheje ubwenge bwanjye ko yanyemereye inzu, ngiye gushaka akazi. Ahari nanjye uyu munsi wa none inzu nagira gute nayibona. Ariko Imana nikaza ubwenge. Naragiye intu umugore afite inda, inza mu murwa wa Kigali, ndahiga koko bigira gute biranyemerera. Mbona iwacu icyo gihe n'inzu ntabwo zari zigihenda zo mu midugudu. Inzu yagorweraga amafaranga 80,000, ngirirwa umugisha mbona 120,000.
maze kubona 120 ndamanuka ngo ndatashye nkikubita Nyabugogo amafaranga baba yahinduye ibipapuro. Amaze guhinduka ibipapuro nshaka icyo gukora ndakibura. Umugore namubwiye ati naze mu mujyi atugura amabati tumanuke ndaheba. Ubwo yarantegereje umugoroba ugeze arataha na telefone icyo gihe ntabwo zari ziriho ngo umubwire amakuru zari nkeya cyane. Ubwo ndongera ndahindukira. Ariko ndaburana ngira intonganya. Imana irazirambwira ati we washatse gukora nk'umwana w'umuntu, ngiye nkwereka ko ndi Imana iri hejuru ya byose. Atari ko humura, iyo nzu waririraga ndayiguhaye. Ubwo Imana kugira ngo nayo impanagura amarira, hari ikibanza cyari kiri ahantu irangije umuntu yamaze no kugisiza ibiramumenesheje mukuramo. Ubwo ntabwo cyari kiwe, cyari cyanjye nyine. Ubwo Imana yari yagize gute, yari yanteguriye. Ubwo Imana irangije ibinkubisa amabati nk'uko yari yabivuze, inkubita ibiti ndubaka, nta n'igiceri cy'amafaranga yanjye 100 kigiyeho. Ubikode mba ndivuyemo gutyo, shema Imana. Abantu rero iminsi ya none barimo bari kwiheba, bakabona ko inzira zifunze, umuntu akabona ko avuye ku kazi ibintu byose bihagaze. Ndababwira ngo nimba baravuganye n'Imana nibarindire bakomerane nayo, birinde kureba hirya no hino, bareke kureba ibiri inyuma, ahubwo batumbira Imana, barushaho kongera ibihe byo gusenga. Imana iraje abo bantu nabigirite ibagirire neza. Ariko icyo nshaka kubabwira ni kimwe, nibashaka kwiringira kureba kubakomeye, uwo ngo nta kintu azagira gute. Wategereje bwa bukene bwawe ukabunambamo, kwa kutambara ukabinambamo, rwa ruvugo ukabinambamo, ya mazina kuri ka gasozi bari kukwita, ya mazina bari kukwita kuri ka gasozi utuyeho, wowe ugakomeza ukabyihanganiramo. Imana iravuga ati mwana wanjye humura, kuko ayo bari kukwita kuri uwo musozi nanjye ndaje nje kuguhindurira ayo mazina bari kukwita, nanjye nkwite ayanjye. Ubwo rero bimaze kwemera nibwo batangira watambuka ati yo, ati Imana nishimwe, ati yari inzahare itarizi kwa ngo uzi amasengesho twagusengeye, uzi bwa butayi twareye kugira ngo ikwambike. Izo ndyarya z'abafarisayo Imana niziri kuza gukoza isoni iminsi ya none. Abandi iminsi ya none, abanyamasengesho iminsi ya none bari kuza kwiyoberanya ku bagenzi. Mwahura ati Yesu nashimwe, ati Uwiteka nakwishimire. Mwamara gutandukana, ubundi se kariya niki, kari kuvuga iki, ubundi niki, ni gahimbe ni ngewe ukagize. Ese akugizeho iki? Ni Imana yarakuremye? Ese akugizeho iki? Niki yaguhaye ubundi ari kuvuga ko akugizeho? Iminsi ya none rero abantu barimo, iminsi ya none abantu bagomba kwirinda, abantu bagomba kumenya ko icyo Imana yavuze ku muntu wowe ubwawe ntacyo waza kugira gute kugihindura. Hari abantu benshi iminsi ya none bari ku gasozi bari kunyagirwa n'amagambo. Hari abantu benshi iminsi ya none bari kwitwa amazina atandukanye, ariko abo ngabo aka kanya ndabahumurije ati nibatumbira Uwiteka gusa, kuko hari icyo aje kugira gute, aje gukora. Ahari uyu munsi wa none barimo bari kuboroga, ariko nibahumure kuko bagiye kwikorera imiba, barimo bari guseka. Bagiye gutahirizwa nabo bikorera imiba, barimo bari guseka. Yesu nashimwe. Dufite ingero nyinshi turi gufatiraho iminsi ya none. Tuzi uburyo Morodekayi yahagaze ku marembo igihe kinini akaburira umwami ntagire icyo aza guhabwa, ntagire icyo agororerwa, kandi abantu benshi baburiraga umwami baragororerwaga, ariko cyari igihe cyari kitaragera.
byarashobokaga ko hari ibyo Imana yari yamaze kureba mu bihe runaka atazabasha kwikuramo, noneho bya bindi akaba ari ibyo Imana igira gute imwibukira. Moridekayi aho yari ntiyageze kwishyira hejuru, ntabwo yageze kwikakaza, ntiyageze kuburana agira imburanye mu mutima wiwe, ntabwo yageze kwitotomba ati kuki abandi batabarwa njye simba ndi gutabarwa iminsi ya none, ahubwo yakomeje kwicarira ku marembo, akomeza gutegereza inshingano ziwe zikora uko ziri, arakomeza zikora uko ziri, akomeza kubaha umwami, akomeza gutegereza. Yakomeje gutegereza, arategereza cyane, ntiyacika intege. Igihe kimaze kugera kigiye gusohora, kigiye gusohora. Hari umuririmbyi wahimbye indirimbo ngo burya ikigeragezo ntabwo ari karande ku muntu. Igihe kiragera nyine cya kigeragezo umuntu akagira gute akakivamo. Abantu benshi iminsi ya none rero nabo hari benshi bari gutegereza bamaze kugira gute kunanirwa, bagiye kuzagwa mu mayira. Abo bo bamaze kuba benshi, nibategereze. Nuko igihe kimwe kimaze kubaho, cya gihe cyari kigeze kugira ngo Imana yigaragaze n'ubumana bwayo, igaragaze imbaraga zayo. Nuko umwami aza guhamagaza umwami Hamani, irangije iramubwira ati ariko iyo witegereje ukareba neza, ukareba neza, ubundi umuntu umwami yubashye cyangwa kunzi byamukorera iki? Ariko kuko bwa bwibone bwari bwamaze kumutahamo, kwa kwibona, kwa kwishyira imbere byari bimaze kumujyaho. Abibone bafite ishyano, abikakaza bakishyira hejuru bafite ishyano. Arangije yigira nka Goliyati, yigira munini, arareba araranganya, abona mu maso nta wundi ukwiriye uretse we wenyine ko ari we ugomba kubahwa. Arangije ariko urabizi we mwami we, umuntu wubashye ugomba kumuhereza ifarashi yawe akayitambagizwaho, ukamwambika imyenda, ibintu byose, yarangiza akagenda avuga ngo uwo umwami yubaha ngo bagira gute nuko. Haleluya. Nubwo nabisimbutse, Moridekayi nawe iyo atigira inama yo kujya kureba Esiteri mubwira uko byagenze, nabo bigira inama yo gufata igihe cyo gusenga, ahari ntibyari gushoboka. Ariko kuko yegereye Imana, bafata umwanya wo kwiyambura ibidafite umumaro, baricara barasenga, bahamagara Imana, baraniha cyane, bayereka akababaro yuko ubwoko bwa Esiteri bwose bugiye kurangira. Haleluya. Imana, abanzi baducira urwobo, ariko Imana ikaducira akanzu. Abantu baducukurira imva, ariko Imana ikaza igatera mu insina igasiba. Uwo munsi Moridekayi Imana imugenzereza neza, ibintu bigenda neza, abantu bose bamenya ko gutabarwa guturutse mu ijuru kwabonetse kuri Moridekayi, kwabonetse ku muryango wa Esiteri. Inkuru zose ziragira gute? Ziramenyekana. Natwe iminsi ya none nidusenga tuhamanyije n'umwuka w'Imana, tutari gushaka kwibangikanya n'ibigirwamana, tutari gushaka kwihutisha ubushake bwayo, tutari gushaka ko tuba abanyacyubahiro ngo tubyirukanze, Imana izatugirira neza. Hari ijambo injya nkunda ukuntu umuntu yabanye n'uburema igihe kinini. Imana, abantu benshi amaze kugenda yigira ko Yorodani ikihinduriza, yamara kwihinduriza abandi bose bakijugunyamo bagakira, ariko hakaba urugero te umujugunyamo. Ariko niyo mpamvu ushaka kubwira abantu, igihe nimba cyawe kitaragera, nureke gusakuza mu kigeragezo, nureke kuvuza induru mu kigeragezo, nureke kwitotomba mu kigeragezo, nureke gushaka
kwihutisha ubushake bw'Imana kuko Imana aho iri mu ijuru ry'amahoro iri kukureba. Imana izakugirira neza, Imana izagutabara, Imana mu gihe cyayo izakugirira neza, izakwambika, izagukiza uburwayi butandukanye, izakwihereza inzu nziza nk'uko uzifuza, n'izi modoka nziza muri kubona muzazigendamo kuko Imana yagize gute? Yakugiriye neza wihanganye. Wiwe sign man, wiwe yego. Imana izakugirira neza. Imbere zanjye ndimo ndi kubona umuntu urangije imyaka 5 aryamye ari ku gisasiro cy'uburwayi. Yesu umwami w'amahoro, hari icyo wamukorera. Uri mu majyaruguru, uwo muntu amaze iminsi amarira igihe kinini, ariko ndi kumva ijwi rimbwira ngo Imana irururutse, Imana iraje, iragutabaye. Aho uri wumve ko gusenga kwawe Imana yakumvishije. Uyu munsi wa none Imana ikugiriye neza. Icyo gisasiro cy'ubwo burwayi umaranye igihe, uwo mugongo Imana irawukijije, ayo maguru yari ameze utyo Imana irayakijije. Guhera uyu munsi wa none utangire ugende neza, utangire wicare, utangire uryame uhindukire uko ubishaka, kuko ari Imana Nyiringabo ivuze ayo magambo. Yego, hari abarambiwe indyo mbi, abo ngabo Imana namwe ibahereza ibyo kurya muri kwifuza. Imana ibanezeza uyu munsi wa none, ibahereza ibyo kurya wifuza byose. Yego, Imana nikugirire neza, Imana nigutabare. Kwinginga inshuti z'umusaraba kugira ngo iminsi ya none zibe maso, zigere gusenga cyane, zigire kubana n'Imana cyane, zigire ibihe byo kubana n'Imana. Zinginga Imana kuko iminsi iriho ari iminsi igoye, ari iminsi uruhije, ari iminsi abantu benshi bagiye gucika intege, ariko abo data yamenye ibo iragira gute? Irabafata ukuboko, ibakomeze, izabarinda amajya n'amaza. Ijambo rero dusozerezaho ni Yeremiya 33 umurongo waho wa 3. Umunyabwenge atabaze Imana, umunyabwenge yereke Imana ibikomeye, umunyabwenge yegere Imana imuhishurire ibiruhije byenda kubaho, umunyabwenge yegera Imana ayinginge kugira ngo na bya bindi atazi, na bya bindi by'igihe kigiye kuzaza iwe bizaza afite ahagaze. Umunyabwenge asaba ubwihisha iminsi ya none, umunyabwenge akomeza akanguke, yirinde guhunikira mu gihe kitari cyo guhunikira. Umunyabwenge nashaka amavuta bikiri gushoboka, umunyabwenge nashaka Imana bikiri gushoboka ko igira gute? Ibonwa. Kuko hari igihe kizabaho kwishaka ntibize kugira gute? Gushoboka. Guterana gutya ntibishoboke, kuvuga gukomera kwayo ntibishoboke, ahubwo umuntu agasigara ari gutungwa n'amavuta yagize gute? Yishakiye n'amazi yivomereye. Iminsi ya none rero abari hirya, abari hino, abari ku migabane itandukanye nibivomerera amazi. Iminsi ya none bikiri gushoboka, nibishakire amavuta azababeshaho mu gihe runaka, nibegera Imana kugira ngo ibashe kubahishurira ibizabaho n'ibiriho. Kuko iminsi ya none ni iminsi ikakaye, ni iminsi iri kurushya abagenzi, ni iminsi iri gutuma abantu bari gusubira inyuma cyane kubera ibihe bahagazemo. Ariko nibihangane, ibyiza biracyari imbere.
nibihangana, Imana idufiteho umugambi, ibafiteho imigambi myiza. Imana iracyafite ibintu byinshi byiza ibateguriye. Imana rero ikomeze dushyigikire cyane, mudusomere iryo jambo kugira ngo n'abataryumva cyangwa n'abatarizi n'abanarizi ribabere rishyashya muri iyi minsi ya none, kugira ngo bagire izindi mbaraga biyongeramo. Imana iduhane umugisha. Yeremiya 33 umurongo waho wa 3. Yeremiya 33 umurongo waho wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Dukomeze. Umurongo wa 3. Ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Yego, niyo mpamvu navuze rero ngo abantu iminsi ya none batabaza Uwiteka, begera Imana cyane, barushaho kongera iminsi yo gusenga, yo kubana nayo, kugira ngo ibashe kubahishurira ibyo biruhije n'ibikomeye batari kubasha kugira gute kubona. Ahari iminsi ya none umuntu ari kubona ko ingwa se yabuze umwambaro cyangwa bamusohoye mu nzu, akabona ko ari ibyo biruhije, ariko ntabwo ibyo biruhije nk'uko turi kubyibwira. Abantu batekereza nk'uko nguko n'abanyantege nkeya, ahubwo hari ibindi biri kurushya turi kujya kwinjiramo, aba ari byo batabaza Imana kugira ngo igire gute ibashe kubibamenyesha. Imana rero niduhana umugisha. Imana ni guha umugisha. Reka duseme mushiki wacu, ariko mbere yuko adusengera uraduha nimero za telefone abaziduhe ahita dusengera mu izina rya Yesu. Nomero yanjye ya telefone ni 078 5 2 9 5 6 0. Yego. Nanjye zanjye ni 07 8 5 5 3 6 9 8 9. Karibu nisengesho. Mana data twese uri mu ijuru, turagushimira turaguhimbaje. Wa mukozi w'umuhanga, data twese uri mu ijuru, uririmbye n'ubuzuye umwuka, araririmba ngo naje gusanga uri Imana nziza. Yego, ibyanjye ntabwo ari byo bizakunanira, nibyo by'abanyarwanda ntabwo ari byo bizakunanira, aho umuntu wese yaba atuye ntabwo Mana byananirana. Byakunaniza iki? Data twese uri mu ijuru urashoboye kandi urera urakiranuka. Wahaye data twese uri mu ijuru Morodekayi ijambo ararigira, uhereza Esiteri ijambo ararigira, ugeze kwa iryo niryo natwe dutegereje iminsi ya none ko duhereza ijambo. Twambuwe mu miryango, twamburwa mu kazi runaka, twamburwa mu rugendo runaka. Mana y'amahoro niyamamara ibihe byose. Aho rero twasengaga, Mana data twese uri mu ijuru, dusengera abarushye abaremerewe, bagirire neza bagarukeho, abafite ibibazo abo ngabo bagirire neza. Data twese uri mu ijuru, abadata gira icyo ukora kugira ngo abaguyisare wongere ubagirire neza, abafite intege nkeya abantu bahereze wongere ubabyutse, bahereze gushikama mu izina rya Yesu Kristo. Abanyabwenge wongere ubibutse ko ubwenge ari ubwawe, mwami kubana natwe ibihe byose, abishyira hejuru wongere ubacishe bugufi. Amen. Amen. Imana umugisha tuzasubira. Imana nishimwe.